urugo rwawe ujye urugera ahantu umugabo wawe are looking forward gutaha, like umugabo wawe ari mu kazi avuga ati I can't wait to go home. Kubera iki? Kubera ko home it is sweet home, kubera ko mu rugo haryoshye, kubera ko yasizeyo inshuti ye magara, yasizeyo umugore we mwiza, kubera ko azi ko nataha imiruho yo mu isi from the very beginning. Satani ko azi ko nataha yaje kwica no kwiba no kurimbura, sibyo? Ntago rero Satani is not in favor of your marriage. Satani nta kintu bimutwaye ko umugore wakosherejwe ahagarara ku burenganzira bwe kugeza asenya urugo rwe. Good and well, urasenya urugo kubera ko ahagaze ku burenganzira bwawe. Satani ari mu byishimo kubera iki? Kubera ko asenye the institution Imana yashyizeho. Reka mbabwire ladies, ujyuzana ubwiza. Umugore useka uzi ko hari ubwiza bafite, umugore udaseka atagira. Mureke mbabwire abagore beza, iki cyumweru mwige guseka. Smile rwanyu, cyangwa ujye ugira ngo Satani ari mu ruhande rwanyu. Nuzajya ubona mutumvikanye, mwarakaranye, mugiye kuryama, mwareba hari areba hariya, ujye umenya ko Satani ari muri celebration, yashyizemo indirimbo ari kubyina yishimye. Nurangiza uvuge ngo ubwire Satani nk'uko Yesu yabwiye Petero ati mva inyuma Satani, umukure inyuma yawe, uvuge ati ariko ubu ngiye kuryama, Satani aranesheje, arayabyina. Yes, ashimwe, muraho, mumeze neza, amahoro y'Imana yabane namwe. Ndishimye cyane kongera kubona uyu mwanya, nari mbakumbuye, hari haciyemo iminsi. Murakaza neza kuri Shelf to Self. Tudatinze rero uyu munsi ndashaka ko tuganira ku ibaruwa dusoma. Tujye gusomana ibaruwa yabaye extracted from this book, created to be his helpmate. Igitabo cyiza cyane cya Debbie. Abashaka kubona copy yacyo, please read it. It's a very good book, one of the book that I really recommend to women. Iki gitabo rero ndashaka kubasomera ibaruwa uyu muntu witwa Beth yandikiye Debbie, ni igisubizo Debbie yamuhaye, hanyuma turebe niki twakwigiramo nk'abagore. Nayise nako sinange wabiyise, ni ko title yayivuga, ni ibaruwa y'umugore wihebye. Nagerageje gushyira mu Kinyarwanda, hari amagambo amwe namwe yaguye mu Kinyarwanda, ariko niringiye ko turi bugire icyo twigiramo. Muvandimwe Debbie, numva nenda gusara. Umugabo wanjye afitanye ubucuti budasanzwe na sekreteri we mu kazi. Ambwira ko byarangiye, ariko sinizeye ko ari ukuri. Yamuhaye box ya shokora kuri Saint Valentin, kandi nta rimwe njye aranyibuka kuri Saint Valentin. Akenshi aramusohokana bakajya gusangira we n'abandi bagabo bakorana. Sekreteri akunda kubwira umugabo wanjye amabanga yo mu rugo rwe ndetse n'ibibazo afite. Ndabizi ko nkwiye kubaha, kubabarira ndetse no kudasharirira umugabo wanjye. Iki nicyo kigeragezo cya mbere nyuzemo gikomeye, harimo no kubura umubyeyi wanjye, mama wanjye mu mezi 3 ashize. Ntekereza ko ari ubupfapfa ko umugabo wanjye yishyira mu kaga ko kuba inshuti ya hafi y'uwo mugore kandi bidakwiriye, nyuma y'uko bibonye ko adashobora kubyitwaramo neza. Dusa n'ababuze igisubizo cy'iki kibazo. Ubundi se ubu ni ibiki twakomeza kuganira? Ndumva mpangayitse, sinshobora no kuryama, ndihebye, ariko niringiye kuzabona igisubizo cyawe vuba. So tugiye gusoma rero mu bisubizo uyu mugore Debbie yasubije Beth, hanyuma buri wese arebe niki nakwigiramo. Ndabizi ko nk'abagore tuba tunyura mu bintu bigiye bitandukanye mu ngo zacu. Iyi scenario ishobora kuba n'ahantu ihuriye nawe, ushobora kuba atari cyo kibazo uri guhura nacyo, ariko kubera ko twese ari abagore, ari n'abagabo twashakanye, turi abantu. Icyo ni icya mbere. Bishatse kuvuga iki ko turi abantu? Bishatse kuvuga ko ducumura, ko dufite icyaha, ko tudashobora kubana tudacumuranaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Noneho aho bikomerera, hari n'ababana badakijijwe, baba ari bombi cyangwa umwe mu bashakanye adakijijwe. Ibyo ngibyo kesi ba complicated. Noneho niba n'abakijijwe bashobora gucumuranaho no kugirana ibibazo, abadakijijwe byo ni akarusho. So
tujye kureba rero muri ibi bisubizo. Ntago ndi bubivuge byose, yamwandikiye ibaruwa ndende cyane, nagerageje kubishyira mu kinyarwanda, ndaza gusomaho gatoya mu cyongereza wenda ngerageze no gusobanura, ariko niringiye ko muri situation yose waba urimo hari ikintu uri bwigire muri baruwa. Nicyo nsaba Imana ngo igufashe. Muvandimwe Beth, ni ukuri rwose umugabo wawe ari mu makosa. Byari kuba byiza iyo aba yubaha Imana ndetse ari umunyabwenge, ariko siko biri. Ahari Imana yagenye ko kubohoka no kwezwa k'umugabo wawe kuzaturuka muri wowe umugore we. Umugabo wawe kimwe n'abandi bagabo benshi ni umupfapfa, kuko akina n'icyaha akakiyegereza. Gusa ibyo usanzwe ubizi, ni nayo mpamvu bikubabaza ndetse bikagutera ifuhe, kuko koko urukundo rukomeye nk'urupfu, kandi ifuha ntirigondeka ni nk'imva. Iryo ni ijambo riri mu ndirimbo za Salomo igice cya 8:6. Urukundo rurakomeye nk'urupfu koko, kandi ukunda nyine uramufuhira. Niko byamye bimeze, niko tubona muri Bibiliya. Imana ifuhira ubwoko bwayo bwa Isiraheli, aribwo bugereranywa n'umugore, ikababuza kujya mu bandi bagabo cyangwa se mu zindi mana z'abanyamahanga. So ni ibintu biri normale, ni ibintu byumvikana ko umugore afuhira umugabo we kuko amukunda. Aho uhagaze hahagaze n'abandi bagore miliyoni nyinshi. Ibyumviro byawe ni ibisanzwe, kandi nibikomeza bityo, what does that mean? Nukomeza nyine ibyo byumviro ufite by'uburakari, byo kumusharirira, byo kumva ubabaye cyane mu mutima, byo kumva nta kindi kintu ushaka ko muvugana, bizagenda gute? Uko uzakomeza guhagarara ku burenganzira bwawe, ukajya kure y'umugabo wawe, uzajya kure y'umugabo wawe kugeza ubwo uzahagarara wenyine. Reka nongere mpasubiremo. Uko uzakomeza guhagarara ku burenganzira bwawe, ukajya kure y'umugabo wawe kugeza ubwo azagaragaza ko ari wowe wenyine afite ku mutima. Donc uko uzakomeza gutegereza ko umugabo wawe aguprovinga ko ari loyal to you only, bizakugeza ku mwanzuro usanzwe abandi bagore bageraho, ari wo divorce. So muri make ngize ikintu mvuga hano ku byo amaze kumubwira, ni koko knowledge yemeye ko umugabo ari mu makosa. Nibyo koko umugabo we ntabwo ari kubaha Imana, umugabo afite icyaha, ariko umugore icyamubwira nuko uburyo reactinga kuri iki cyaha cy'umugabo we nibyo bizagena uko urugo rwabo ruzakomeza kugenda. Nakora same reaction abagore bose bakora, the same reaction iri normale, no guhagarara ku burenganzira bwawe, kumwemeza icyaha cye, kumubwira ko agomba gusaba imbabazi, kumurakarira kugeza ahindutse, uzaho ibyo biganisha kuri divorce. Dore kuri guhari, ubuzima ntago ari indabyo zishashagirana. Guys, life is not fair. I couldn't find a word in Kinyarwanda for that. Ubuzima ntago buri fair ni iki mu Kinyarwanda? Mumbwire muri comment, kuko that's a very crucial word that I should know in Kinyarwanda. Life is not fair. Hari umushuti wanjye tujya tuganira, niwe uherutse kumbwira ako kantu ko ubuzima atari indabo zishashagirana. Niko nakoresheje, but really the real thing was life is not fair. Urugo yanamubwiye ngo marriage is not fair. Urugo ntago ari bishashagirana. Mu by'ukuri nabuze fair ukuntu nyisobanura. Ndetse n'umugore ukorana n'umugabo wawe ntiyitaye ku babare bwawe. Uwo musekreteri ntago ari guplayinga by your rules. Ntago ibyo utekereza nta kintu bibwiye uwo mugore uri gushaka gutwara umugabo wawe. Kandi umugabo wawe nawe ntago agendera ku mabwiriza yawe. Mu byumvikana ntatewe ikimwaro n'icyaha cye nk'uko wowe ubitekereza. Nibyo koko ari mu makosa. Uko witwara nubwo impamvu zawe zumvikana, ariko biraganisha mu gusenya urugo rwanyu. Ushobora guhagarara ku burenganzira bwawe, akakandisha ko mukumva neza ladies. Ushobora guhagarara ku burenganzira bwawe no mukuri, ariko ibyo ntibishobora gukiza urugo rwawe. That can't save your marriage. I think this is very crucial. Iki kintu mugitekerezeho. Yes, ufite uburenganzira. Let us just take a simple example. Wenda umugabo wawe yakoze amakosa arakurakaza, ibyo nibisanzwe, abantu barakosezanya. So mu bisanzwe ibintu byose byagenze neza, ubundi umuntu wakoze ikosa bakwiye gusaba imbabazi yarikoreye, si byo se? Ariko hari igihe rero bitagenda gutyo. Kubera iki? Kubera ko as we said, ubuzima ntabwo ari ibintu bishashagirana. Uri umunyabyaha washakanye n'undi munyabyaha. Nuko rero ntago bitangaje nyine ko
umunyabyaha nyine rimwe na rimwe akora ibintu bitandukanye n'uko ibintu byakagombye kugenda, so agucumuyeho. Nawe hari option ebyiri, ufite option ebyiri nk'umugore, ushobora guhagarara ku burenganzira bwawe no mu kuri. So nuvuga uti njyewe niwe wankoshereje agomba kunsaba imbabazi, yes, uhagaze mu burenganzira bwawe, uri mu kuri, you are right, very right, but you guess what, ibyo ntibishobora gukiza urugo rwawe. Uburenganzira bwawe ntibushobora gusevinga iyo marriage. Niba urugo rwawe biri kugenda nabi, we n'umugabo hagenda hazamo distance, ubona atakigukunda, ubona atakikwitaho, ubona ataha ibicuku, reka nkubwire, guhagarara ku rugo rwawe, ku burenganzira bwawe, nta kintu na kimwe byafasha mu kubaka urugo rwawe. Uziko ntacyo pe. Ibi bintu byanyibikije ya jambo yose yabwiye abigishwa be, nkora nditekereza, ndarikunda cyane, namwe reka mbashishikarize kujya muri tekerezaho. Rivuga ngo umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorera umusaraba we ankurikire. Umuntu nashaka, ubundi tujya dusimbuza ibintu byose byiza bitari muri kamere yacu. Umuntu nashaka gukura mu mwuka, umuntu nashaka gukura mu kumenya Imana, yiyange, yikorera umusaraba we akurikira umwami. Umuntu nashaka kubaka urugo rwiza, yiyange, yikorera umusaraba we akurikira umwami. Umuntu nashaka kurera abana bubaha Imana, abana bari ku murongo, yiyange, yikorera umusaraba we akurikira umwami. Reka mbabwire ladies, self love, standing on your right will never ever save your marriage. In fact, nta kintu na kimwe izagufasha. Ntiyagufasha kubaka urugo rwiza, ntiyagufasha kurera abana beza. Reka nkubwire, ninde se muntu utakwishimira kujya aryama akiryamira akashyira akaguru ku kandi agaciringa, urumva ibintu bikikora? Ninde muntu se utakwishimira abana ko bajya kuri TV bakayireba nawe ukaruhuka ukava mu kwirirwa ubahamagara ugira gute? Ariko ibyo se, ibyo rero nta kwiyanga kurimo, ibyo rero ntibishobora kukugeza ku cyiza, biragusenyera. Let's continue kuri iyi leta. Ubwo uzaba waratandukanye n'umugabo wawe wibana, urimo gushaka uko wishyura inzu ndetse ubonera abana ibyo kurya na minerivare, uzajya wibuka ko uhagaze ku mahame yawe. Ntiwemere ko umugabo akwifatira cyangwa ngo agusuzugure, kunyuzamo ijisho. Kubera iki? Kubera ko wanze gusuzugurwa n'umugabo na sekreteri avuga ati enough is enough. Nawe azaba ari aho abana mu cyaha na sekreteri we, naho wowe w'umukiranutsi ugihagaze ku burenganzira bwawe, imbeho kwicira mu buriri uryama wenyine urushywa n'ibintu byose ugomba gukora. Nubona undi mugabo azaba wenda ari umugabo nawe watandukanye n'umugore we, nawe uzanye ibibazo bye, cyangwa se abe n'umugabo udashaka abo bana bawe. Donc nta garanti ihari ko nutandukana n'uyu mugabo kubera sekreteri uzabona umugabo mwiza kumurusha. Unyumve neza ladies, I also need you to pay attention here. Hari igihe umuntu asoma ibintu nk'ibyo mukahita muvuga abagore baragowe, ibintu byose nibwo tubishyiraho. Listen carefully. Ntago ndi kuvuga ko ibyakubaye hari ikosa ryawe, ko ari wowe wateye umugabo wawe gucumura. Ndimo kukuburira ko niba ushaka mu by'ukuri kongera kwigarurira umugabo wawe, ukwiye guhindura amategeko y'umukino. Ukuri nuko ufite competitor. Your husband's secretary is your competitor. Ufite umwanzi wo guhangana nawe. Kurakarira umugabo wawe utubaha Imana ntago bizamuhindura umugabo mwiza. Kano kantu karatureba twese. Kurakarira umugabo wawe ntago byamuhindura umugabo mwiza. It doesn't work. Ntago byamuhindura umugabo mwiza uri mature ukora ibikwiriye. Nta mugabo n'umwe. Ladies, listen to this carefully. This touched my heart. Nta mugabo n'umwe wigeze guhindurwa n'uburakari cyangwa intonganya z'umugore we ngo bimugire mwiza. Kabone niyo ibyo ashinja umugabo we byaba ari ukuri. Criticism don't work on men. Ladies, dukwiriye gushakira igisubizo ahandi. Niba hari ikintu ubona kitagenda neza in your marriage that you would like to change, niba hari ikintu wifuza ko umugabo wawe yahindura, ntago nshobora kuguha ibisubizo byose nonaha, ariko reka nkubwire ikidashobora kuba igisubizo. Your criticism, kumukritika mu Kinyarwanda, mbese kumushyira ku nkeke, kumutonganya, ntago byamuhindura pe. Mu byanditswe byera nta tubona umuntu yahinduwe na criticism, ntago nyine bikora. Noneho especially on men, because
kubera ko akenshi iyo abagore bari gucriticizinga abagabo babo bagerageza no kuexercisinga authority over them, mbese ubamufashe nk'aho ari umwana wawe uri guhana, which doesn't work. Imana yamugize umugabo, afite manhood within him regardless y'imyitwarire yaba ari kugaragaza. So reka dushakire rero igisubizo ahandi. Reka turebe nayahe masomo make twakwigira kuri uru rwandiko ndetse yadufasha nk'abagore kubaka ingo zacu, kabone niyo abagabo bacu babagoye cyangwa batubaha Imana. Icyambere, ntago washyira umugabo wawe kuri pressure yo kugukunda. Ntago umugabo wawe azasiga secrétaire umusekera ngo atahire ku mugore ufite umushiha. Wamubwira uburyo ibyo akora bikubabaza, uburyo ahemukira abana n'ibindi. Niyumva baye stressful ikintu azakora, azajyana secrétaire muri dina, ajye kwirebera mu maso h'umugore useka neza udafite uburakari. Urumva niko bigenda, birababaje, it's cruel, but remember what I said when I started, life is not fair. The world is not fair. Ariko niyo inzira z'abanyabyaha kandi niko zimera. Inzira z'abanyabyaha niko zimera gute? Ntago umugabo w'umunyabyaha utubaha Imana ariko applying by moral rules. Ntago nyine ikiza gikwiriye aricyo kiri ku mutima we ngo agombe kugikora. Niyo mpamvu rero udashaka kumushyira kuri pressure yo kugukunda. Ntago ushobora gushyiramo imbaraga, ntago ushobora kumutonganya mpaka gukunde, ntago ushobora gutuma gukunda ku ngufu. That's one of the things we need to learn. Ikindi, umugabo ntashobora kwihana ibyaha bye kubw'intonganya z'umugore we. Ushobora gukomeza kugerageza kumuhatira kwihana, bifite amahirwe menshi yo gusenya urugo rwanyu, cyangwa se ugashyira imbaraga mu gutsindira umugabo wawe. Excuse me, this is good. Wibuke ko uri ku rugamba rwo kurinda imwe muri institutions zikomeye Imana yashyizeho. Family, your family, umuryango wawe wakoze. Make yourself more attractive than your husband's secretary. Ladies, this is for us. Ushobora gutsinda niba witeguye gushyira hasi ubwibone bwawe. Tukiri hano, ladies, reka mbabwireho akantu gatoya, sibyo? Kubaka urugo rwiza bisaba gushyira ubwibone hasi, bisaba kwemera guhara uburenganzira bwawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuko nko kuri circumstance y'uyu mugore, kusaba umugore we kureka secrétaire, kutabonana nawe, kutamusohokana, kuba loyal, all of those are, ibyo bintu byose asaba ni ibintu byumvikana, ni ibintu biri fair. Ntago ari gusaba ibintu birenze, ari gusaba ibintu akwiriye, ni uburenganzira bwe kubona ibyo bintu. But that being said, ko ari uburenganzira bwe, ntago ibintu byose, hari indirimbo yo mu gitabo ivuga ngo muri iyi si huzuye imiruho n'amahane, ngo ibyo nkeneye byose simpera ko mbibona. Ntago ibintu byose dukeneye kuko bikwiriye, kuko biri nomo, kuko ari byiza dukwihera ko tubibona ari ibyo tukaba turi muri paradiso. Ariko mwibuke ko hano ari mu isi. Ikindi nagira ngo mbibutse, ibyanditswe byera bijya bitwibutsa ko tudakirana, tutarwana n'ibintu biri aho bigaragara. Reka mbabwire, abagore banyumva bakijijwe, mureke mbabwire, turi mu ntambara. This is war. Turi mu ntambara na Satani. Niba hari ikintu yanga, Satani yanga urugo, ari willing to do everything, afite ubushake bwo gukora igishoboka cyose kugira ngo asenye urugo. Kuki Satani yanga urugo? Kubera ko urugo ariyo foundation Imana yashyizeho yuko ibintu byose byiza, ibintu byose bituma ubwami bw'Imana bujya imbere naho bihera, sibyo? Kubera ko Imana imaze kurema Adamu na Eva yarababwiye ngo mugende mwororoke mubyare mwuzure isi. Ni ukuvuga ngo urugo niho tangiriro ry'abantu. Umuperezida wese uri mu isi yabyawe afite aho yavukiye, abakomeye yewe n'abapfapfa n'abari muri gereza bose bafite aho bavukiye. Most of us uyu munsi turi umusaruro w'ingo twakuvukiyemo n'izo twakuriyemo. Now that's how, nuko rero bikomeye, nuko Satani arwanya urugo from the very beginning. Satani
muzi icyamuzanye, yaje kwica no kwiba no kurimbura, sibyo? Ntago rero Satani is not in favor of your marriage. Satani nta kintu bimutwaye ko umugore wakosherejwe ahagarara ku burenganzira bwe kugeza asenya urugo rwe. Good and well, urasenya urugo kubera ko ahagaze ku burenganzira bwawe. Satani ari mu byishimo kubera iki? Kubera ko asenye the institution Imana yashyizeho. Reka mbabwire ladies, fight for your marriage. Don't let go of your marriage, sibyo? Umenye ko uri mu rugamba, umenye ko uvuga uti Satani we ngiye kurwana nawe. Nibyo Debbie yabwiye umugore Beth, yaramubwiye ati make yourself more attractive than your husband's secretary. Uri kumva? Aramubwira ati shyira ubwibone bwawe hasi, shyira uburenganzira bwawe hasi. You have a competitor. Ibi bishobora kuba bitakureba, wenda atari cyo kibazo ufite in your marriage, ariko kandi birakureba kubera ko nawe you have an enemy. Do you remember? Ese ujye ubyibuka ko ufite umwanzi in your marriage? Ese ujye ubyibuka ko Satani akwanga wowe n'umugabo wawe? Ujye ubyibuka ko Satani yanga urugo rwanyu, cyangwa ujye ugira ngo Satani ari mu ruhande rwanyu? Nuzajya ubona mutumvikanye, mwarakaranye, mugiye kuryama, mwareba hari areba hariya, ujye umenya ko Satani ari muri celebration, yashyizemo indirimbo ari kubyina yishimye. Nurangiza uvuge ngo ubwire Satani nk'uko Yesu yabwiye Petero ati mva inyuma Satani, umukuri inyuma yawe, uvuge ati ariko ubu ngiye kuryama, Satani aranesheje, arayabyina, nanjye ndaye mbabaye njye n'umugabo wanjye di. Utsinde Satani, ukunda umugabo wawe. Ntabwo nshaka kubasomera gushyira mu Kinyarwanda ibintu byose nasomye. Reka mbabwire, this was a good chapter. I spent so many hours on it, and this is like my iki gitamaze kugisoma nk'inshuro 5, ariko ndasoma singira ikintu nandika kubera iki, the excitement, the joy as I learn, ukuntu nyine ngenda mbiryoherwa nkabura ikintu nandika pe, nkabura umwanya. So ibintu nanditse birarangiye kandi rwose hari ibintu byiza byinshi nasomye. So I would like to read you few other things muri kino gitabo. Hari akantu gatoya nshaka kubasomera, nka kano kakoti yavuze ngo never demand that a man love you and cherish you because he ought to. An every smile and shared moment. Ni ukuvuga ngo ntugasabe, ntukarwanire, ntugasabe ko umugabo wawe agukunda cyangwa agucherishinga, akwitaho, agutetesha, cyangwa ego uko wabyita kose kubera ko ubikwiriye. I ought to. Iyo ibyo bintu rero bigezweho, you deserve it. Ariko you deserve it nyine mu isi itarimo icyaha. You really deserve it. Nibyo Imana yabwiye umugabo, yarambwiye umugabo ukunda umugore wawe nk'uko Kristo akunda itorero. Ariko se ubwo se umugabo wagukunda nk'uko Kristo akunda itorero? Kristo was a perfect man, fully man and fully God, yet nta cyaha yigeze akora. Atandukanyijwe cyane rero n'abanyabyaha. Niyo mpamvu abagabo bacu bastrugglinga kudukunda. Ni ukubera ikintu, kubera ko muri bo, aho ni ukuvuga muri kamere yabo, harimo ikindi kintu kirwanya icyo Imana ishaka. They would rather love themselves nk'uko natwe twumva twakwikunda. Nuko rero ladies, reka mbabwire, never demand that a man love or cherish you because you ought to, kubera ko bikwiriye ngo none se sindi umugore we ngo agomba kunkunda. Ako kantu kagomba muzakikuremo rwose. On every smile, reka nkubwire, on your husband's love. Nyine umubera umugore uri kumva adashobora kuresistinga not to love. You get it? Be a kind of a woman that your husband can't resist loving. Ube a lovely woman. Be a lovely woman. Uzi ko a lovely woman ni n'abagabo batari abe, they see the loveliness in her. And your man's smile, and your ube umugore ubikorera kugira ngo umugabo wamukunde. Iyo umuntu ravuze kubikorera, I'm soon doing a video on self-care as Christian women. Akantu ko kubikorera ntago mugakunda. Reka mbabwire, agakiza niko twaherewe ubuntu, kandi nako ntago ari ubuntu nkaho nta kiguzi cyatanzwe, kuko byatumye umwana w'Imana Yesu Kristo ava mu isi, ava mu ijuru aza mu isi, atanga ubugingo bwe ku bwacu.
umwami Imana data ngo ibitambo n'amaturo ntiyabishimye ngo ahubwo yiteguye umubiri we. Kristo arazavuga ngo dore ndaje nzanywe no gukora ubushake bwawe. Arapfa arahambwa, ku munsi wa gatatu arazuka. Uko gushaka ko Imana rero gutuma twezwa. Ibyo ngibyo twebwe ariko tubibonera ubuntu kubwo kwizera, ariko ibindi bintu byose ndagira ngo mbabwire nta kindi kintu tuzabonera ubuntu hano mu isi. Nivuga ngo nta kintu tuzabonera ubuntu, of course ibintu byose Imana iduha twavuga ko ibiduhera ubuntu bwawe kuko ntago tubikwiriye, ariko ntago uzaryama ngo bisange uryamye bikwisukeho. Oya, ntago bizakwisukaho, uzabikorera. Ntago biza akarimbo ka Mucaka twajyaga turimba ngo amazi y'abasoda ntawapfa kuyanywa atayakoreye. Amazi n'ay'abasoda. Niba ushaka urugo rwiza, kenyera igitenge mu nda. You have to work for it, my friend. Reka mbasomere. Ndumva ndi excited. This chapter made me so excited. Byose ni byiza. Your husband is going to love what is lovely to him. You must be more lovely than your secretary, your husband's secretary. You must beat her at her own game. A man is attracted to vulnerability in a woman that blush than need the dependence. When she's physically aware of him, impressed by him, emotionally aroused by his presence, he is excited by her. If a woman lets a man know he brings her comfort and that she feels safe with him, he will respond. Now, get down on your husband's emotional level and make yourself more attractive than that office rich, and do it now today. This is the part I want to read for you really bad. It is a mistake for a wife to take her position for granted, to assume that love and contentment exist because we are husband and wife. In a perfect world, a man love you and cherish you because he ought to. Earn every smile and shared moment. Cultivate his love for you. Pray that you can remind him of the loveliness and beauty that first attracted him to you. Ibi nibyo navugaga. Kubera ko isi turimo itari fair, kubera ko icyaha cyaje mu isi, don't expect good things to come to you by default, naturally. Naturally, kubera ko ndi umugore we azankunda, azajya anyitaho, azajya nkorera ibi n'ibi. Oya. Make yourself lovely. Bumugore uri lovely. Bumugore ukoreshe femininity Imana yaguhaye kugira ngo wigarurire umugabo wawe, kugira ngo win back your man by using your femininity qualities that God gave you. Ube umugore w'amahoro, ube umugore w'umunezero, ube umugore w'ibyishimo, ube umugore useka, ube umugore uri thankful, ube umugore uvugana n'umugabo we mu ijwi ryawe akumvamo thankfulness, akumvamo ubugwaneza, akumvamo ikiruhuko yaburiye mu isi igoye. Maze urebe ko hari ahantu azajya, urebe ko atazagukunda. He needs to hear gladness and appreciation in your voice when you speak to him, even when you are talking of everyday thing. He needs this as much as perhaps more than sexual release. Uyu mugabo wawe akeneye kubera ko arakaye, and remember it's your right, it's fair. Yaraguhemukiye, birumvikana n'uburenganzira bwawe, ariko uko ataha agasanga ubusharire bwawe n'uburakari bwawe byiyongereye, niko bigenda bimusunika inyuma y'urugo. He can't handle it. Of course I understand, na makosa ye ndabizi. Most of you, that's where you go. None se kuki bari kubwira umugore ibintu byinshi kandi uyu mugabo ari ufite amakosa? Nta muntu n'umwe uri kuvuga ko uyu mugabo adafite amakosa. Nta muntu n'umwe utari kuvuga ko uyu mugabo ari umupfapfa. Nta muntu n'umwe uri gushinja ibyaha by'uyu mugabo ku mugore we, ariko turi gushaka igisubizo. Twavuze ko isi idashashagirana, urugo ntago rushashagirana. Aha turi ntago ari muri paradiso. Niyo mpamvu ibintu dukeneye byose tudahera ko tubibona. Niyo mpamvu dukwiye guhindura uko umukino ukinwa niba dushaka kubaka ingo nziza.
ni agaki kandi nabasomera da. Akandi kantu nababwira, the tool of your welfare is your loving, kind, delightful, radiant, adoring self. Amen. Nuko ibikoresho by'intambara yacu nk'abagore bashaka kubaka ingo nziza, n'ubugwaneza, n'uguseka. Mureke mbabwire, uzi ko I had to learn, nize ko burya guseka ari umuti mwiza. Uzi ko guseka ari umuti mwiza? I don't have my notebook, nari kuba mbasomeye, ariko reka ndebe ko nabona iki cyanditswe ko ngomba kukibasomera. Reka nkibasomere mu migani. Imigani ni myiza, narabibabwiye nabyo sibyo. Imigani igice cya 17, Imigani igice cya 17 umurongo 22 haravuga ngo umutima unezerewe ni umuti mwiza, ariko umutima ubabaye umutera konda. Umutima ubabaye mu cyongereza aravuga ngo udrying bones, wumisha amagufwa, ukabaho utameze neza n'amagufwa kurya kubera umutima ubabaye. Umutima unezerewe ni umuti mwiza. Hari n'ahandi havuga ngo Proverbs 15:13, kanaho tuhasome 15:13 haravuga ngo umutima unezerewe ukesha mu maso. Umutima, a merry heart, umutima unezerewe, umutima wishimye ujya uzana ubwiza. Umugore useka, uzi ko hari ubwiza bafite umugore udaseka atagira. Mureke mbabwire abagore beza, iki cyumweru mwige guseka. Smile, just smile, like practice to smile if you don't like it. Ujye useka, ujye wishima, ujye usekera umugabo wawe. Mwakoroshye mwabagore mworohemo. Mujye mwibutsa ko Imana, the joy of the Lord is our strength, nk'uko byanditswe muri Jeremiah, I think. Umunezero w'Uwiteka nizo mbaraga zacu. Ibi bintu tuba tuvuga, reka mbabwire wenda nsoza, ibi bintu tuba tuvuga ntago biri muri twebwe. Gusaba umuntu kwiyanga, gusaba umuntu kureka uburenganzira bwe, gusaba umuntu kurekura pride ye cyangwa ubwibone bwe yumva akwiriye gusabwa imbabazi, ibi bintu ntibiri muri kamere yacu, ntago biri muri twebwe. Ariko igihe cyose uzajya wumva utsikamiwe n'izo feelings z'uburakari n'uburenganzira bwawe n'ibiki, ujye usaba Imana, uyisabe, uyibwire Mwami, umunezero wawe nizo mbaraga zanjye. Imbaraga kugira ngo mbashe kunezerwa, imbaraga kugira ngo mbashe gusekera umugabo wanjye nubwo ari umunyamakosa, imbaraga kugira ngo mbashe kubabarira umugabo wanjye, imbaraga kugira ngo mbashe gufighting umwanzi, fighting for my marriage, nubaka urugo rwanjye, imbaraga kugira ngo mbashe kurenza amaso ibi bintu bigoye, ndenza amaso ibi bintu, ndwanirira urugo rwanjye. Reka mbasomere utundi tuntu tubiri nsoza. Be creative and aggressive in your private, intimate times. Keep him drained at home so he won't have any sexual need at work. If you feed him well, emotionally and sexually, her cooking, the secretary's cooking, won't tempt him. God is on your side. Fight and win. Amen, amen, amen. Imana, reka nkubwire mugore ushaka kubaka urugo rwawe, ibibazo byose waba uri kunyuramo, bishobora kuba atari na binini cyangwa se ari binini cyangwa ari bito, uko bingana kose, Imana iri mu ruhande rwawe. Imana iri mu ruhande rwawe iyo uri kurwanira urugo rwawe. Ntabwo Imana iri ku ruhande rw'abishya bawe, ntabwo Imana iri ku ruhande rw'umugore uguca inyuma n'umugabo wawe, ntabwo Imana iri ku ruhande rwa anything, ikintu icyo ari cyo cyose gituma gishaka gusenya urugo rwawe. Ikintu nakubwira, Imana ntabwo iri mu ruhande rwacyo, Imana iri mu ruhande rwawe. Nuko rero nurwana Imana iri mu ruhande rwawe, hari intsinzi Imana isezeranya abameze batyo. Be creative and aggressive. Ladies, reka mbabwire, mureke twige gushyira hasi uburenganzira bwacu no kuba strategic mu kubaka ingo zacu. Niba umugabo wawe wenda ikintu gituma mushwana ari uko atahatinze, why can't you be creative on how to make him come home early? You can do it. Ushobora kubikora. Nzabaha tip ubutaha. Sibyo? Make your home, urugo rwawe ujye urugera ahantu umugabo wawe are looking forward gutaha. Like umugabo wawe ari mu kazi avuga ati I can't wait
to go home. Kubera iki? Kubera ko home it is sweet sweet home, kubera ko mu rugo haryoshye, kubera ko yasizeyo inshuti ye magara, yasizeyo umugore we mwiza, kubera ko azi ko nataha imiruho yo mu isi irabije itakaye hasi, kubera ko azi ko nataha wowe n'abana muri bumwakirana ibyishimo, kubera ko azi ko nataha ari busanga hishuwe byinshi my friend. Ku buryo azajya avuga ati kubera iki batareka ngo dukorere mu rugo ko mbona mu rugo ariho hanjye. You can keep your man home, you can keep him close. Yeah. Hanyuma nsoza kambasomera kanyuma. God stands with you when you stand by your man. Imana ihagararana nawe iyo uhagaze ku ruhande rw'umugabo wawe, ariko uzahagarara wenyine mu gihe uzahagarara mu burenganzira bwawe, akaba ari bwo tsikamaho. Buri gihe ujya wibuka ko umunsi uzahagarika gusekera, the day you stop smiling, umunsi uzahagarika guseka, no munsi uzaba uhagaritse kugerageza kubaka urugo rwawe, kubaka heavenly marriage, kubaka urugo rumeze nk'ijuru. Kandi uwo niwo munsi wa mbere uzaba utangiye urugendo ruganisha mu gusenya urugo rwawe. Imana iri mu ruhande rwawe nuhagarara ku ruhande rw'umugabo wawe. Imana iri mu ruhande rwawe nuhagarara ku ruhande rwo kurwanira urugo rwawe. Imana iri mu ruhande rwawe niwemera gushyira hasi ubwibone bwawe, gushyira hasi uburenganzira bwawe, ukarwanira urugo rwawe kugira ngo rukomeze rubeho, kugira ngo ukarusigasira for the sake of God's glory, kubw'icyubahiro cy'Imana, kubw'ineza y'abana bawe, kubw'ineza yawe nawe mugore. Kubera ko nkuko twabibonye uyu mugore nubwo ari gustruggling uyu munsi, ariko ari muri shelter, ari mu buhisho, ari mu bababa y'umugabo we. Imagine being lonely, kuba wenyine, kuba umugore w'indushyi wenyine, rwose biragatsindwa. So reka nsoreza aha, Imana ibahe umugisha. Thank you for watching, thank you for loving us. Ndabasabira ngo Imana ikomeze ibafashe kubaka ingo muri iyi si. Dukeneye ingo zishikamye mu kuri, zishikamye ku rugamba rwo kurwana na Satani, zishikamye mu kurera abana bubaha Imana, zishikamye mu guhesha Imana icyubahiro. God bless you, naho ubutaha.